kube hafi yewe nitubona binejeje urigenzereza gutyo ari abana batatu noneho ngiye kubwe imbaraga nkeya amaze gufata ibaruwa ntabwo yagiye kwiga ndamubwiye ntugomba kwiga mu bishuri kuko nyine ari imbaraga zari zigeze mwana cyakora nyine yagiye kwiga ariko yigana ububabare bwinshi mwana akiga atize igihe cyinshi akigira nko mu mafilime ariko ugatimbese ubu nabo twagiye bari abana batatu ariko babiri bajya kwiga ariko we yiga hariya mu ishuri ariko muri uko kwiga mu ishuri kwe ntabwo mu Rwanda umusozi muremure mu Rwanda bawita iki ni Karisimbi ni ikirunga ariko hari umusozi ni Kabuye sinzi witwa Kirerema ku kabari Kirerema rero hariya padiri yarimo agendamo hariya hasi mu cya kibaya hari ishyamba ry'inzitane ku buryo batabashaga no kureba hejuru ubwo yazamukaga agendana n'abashaga be ashakisha inzira yarazamutse agera hejuru yabonye agasozi aravuga ati ibyo aribyo byose aka gasozi tukazamutse hari ubwo twagera aho turabona inzira tukabona n'icyerekezo yarazamutse ageze hejuru ku gasozi ubwo abashaga be baba buri ruhande amajoro waraye imiruho warushye byinshi wigomye turabizirikana kandi uzakomeza uwo mutima mwiza burya amashuri twize yo ku ishuri nasanzwe tunyura imbere y'abarimu ariko nawe buri irindi shuri ibyo wakoze ni urugero rwiza kandi twakwigiye ndashimira nanone abavandimwe banjye bambaye hafi abavandimwe kuva kuri Pelagie Aimable Theogene Jolize Moses Eric ndetse na Samuel mwese mwafashije mama wanjye aho byari bishoboka nk'abakuru bacu muraturera namwe mutubera ababyeyi mutubera inshuti byose mwakoze ndabizirikana mbasabiye umugisha ku Mana Imana ibamugisha sinabura gushimira namwe mwese inshuti z'umuryango abavandimwe mwese muherereye no kuba mwaje hano mukigomye umwanya mukaza kwifatanya natwe ni ibintu by'agaciro mwarakoze mu buryo buziguye n'ubutaziguye mwafashije umubyeyi wacu kuturera byose mwakoze Imana ibahere umugisha soza rero reka dukomeze twishimire uyu munsi abafashe icyo kurya cyangwa icyo kunywa mukishimire kandi muzakomeze kuba inshuti nziza mukomeze kuba abanyamuryango beza byose mwakoze turabyishimiye Imana ibahe umugisha reka muri aka kanya mpamagare umubyeyi wanjye dukunda kwita muzehe ubwo nituvuga muzehe namwe mujye mubyumva yegere imbere aze hano mubyeyi rero ntacyo twakora ngo tukwiture ikivimushije uno munsi cyo kuba nabonye impamyabushobozi y'icyiciro cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ntabwo ari njye wabyigejejeho bibaye ari bishoboka twagenda tugakuraho amazina yawe amazina yanjye tukandikaho ayawe ariko ntabwo bikunze mubyeyi ni njye wanditseho ariko mu by'ukuri kuba narabigezeho uruhare runini ni urwawe reka mumumere amashyi burya nyina w'umuntu Mityamyambi ni mu mwongera amashyi ntakabura ntikaboneke ntako bisa nta gisa no kubyara maze
ugahirirwa n'urubyaro ukambikwa ikamba mu ruhame nk'uko nimubona binejeje umubyeyi mumwongera abavandimwe nk'uko yahoze abivuga mwigomwe igihe cyanyu koko mukaba mwagiye kwizihiza uyu munsi turabibashimiye ni ukuri Imana wawumugiye muri make rero hari icyo nshaka kuvuga kuri uyu muhungu Daniyeli. Uyu muhungu Daniyeli agitangira kwiga muri pirimeri, umwana yatangiranye ubwenge igihe yabaga ageze kure, yabaga nko mu mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu, ubundi ni uwa mbere. Yarize arangiza ayo mashuri ya pirimeri, amashuri 6, nuko abaratsinze yafashe ibaruwa hariya y'ipingaro, bayifashe ari abana 3. Noneho ngiye kubwe imbaraga nkeya, amaze gufata ibaruwa ntabwo yagiye kwiga. Ndamubwiye ntugomba kwiga mu bishuri kuko nyine ari imbaraga zari zigeze. Mwana cyakora nyine yagiye kwiga ariko yigana ububabare bwinshi. Mwana akiga atize igihe cyinshi, akigira nko mu mafilime ariko ugatimbese ubu nabwo twari bari abana 3 ariko 2 bajya kwiga ariko we yiga hariya mu ishuri. Ariko muri uko kwiga mu ishuri kwe ntabwo byatumye asubira inyuma, nangwa ngo agire amanota make. Ariga nuko igeze nyuma abashujije mu mashuri uko ari 6 n'ubundi ya segonderi. Yiga hariya mu ishuri, agenda yirebera filime, igihe cyinshi abarimu bakantumaho ariko nta kindi cyabimuteraga, ni agahinda, nuko yabonaga abandi baragiye kwiga we agasigara. Imana rero yakomeje gukora ibitangaza, nubwo yize gutyo rwose yanarize aratsinda ndetse ku buryo ari bakuru be barebaga bakavuga bataye amanota ariko ntabwo abaho, bagasanga ayo manota ni amanota menshi kandi yize mu bubabare bwari bukomeye. Igihe cyinshi akagwa nko ku ishuri, ntabwo nzibagirwa umunsi umwe yaje agasanga ntacyo kurya gihari, ariko umwana yanarakarabye aja ku ishuri rwose anezerewe. Mbese ni umuntu warangwaga n'amagambo make, akarangwa no kwitonda. Ibyo ntabwo byamushije inyuma, yanagiye atsinda neza. Ibyo Imana yabikoze, ndabishimira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubwo rero igihe yari amaze yize kaminuza, yize segonderi, reka nshimire umukazana wanjye mukuru. Hari ubwo yarebaga akavuga ati ariko Dani harazatsinda, abona ukuntu mbese ari umunyamake yitonze. Ariko igihe cyo gukora torokome niyo yagiye araba, nawe ni umuntu w'umunyakazi ukora hirya, ariko icyumweru yarakigomwa ariko uvuga ati sinshaka ko Daniyeli yazagira amanota mabi. Aba mu rugo aramukurikirana. Cyakora icyo nshima Imana ni uko yaje gutsinda ikizamini cya torokome kandi agatsinda ku rwego rwo hejuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashimira na umukazana wanjye muto, nawe igihe yabaga ampamagara ari ku ishuri, anavugaga ati ariko bariya bana kuki bakunda kuntumaho kandi numva ngo muri kaminuza babona amafaranga, none biterwa n'iki? Uriya muto yakundaga kuvuga ati rero ati mubyeyi, ati umwana uri kwiga muri kaminuza, aturebye nabi yabayo, ati yibwira ngo wenda ngo hari icyo ari kubona. Reka mushimire nawe ko atamupfusha gusa ko ntagihe atamuzirikanaga igihe yabaga ari ku ishuri. Mbese bose ndi kubashima ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Wambaye hafi rero nk'uko yakunze gushima bakuru igihe uyu mwana yari amaze kugera muri kaminuza, amarira yose yari yaragize n'imibabaro. Igihe we n'agafite ikibazo yahamagaraga bakuru be, nangwa nanjye yampamagara nawe ati siko we yampamagaye nkaba nabuze uko mbigenza. Ndetse bamwe muri bo bamusanze i Butare, mbese bakakunda kumugeraho icyo akeneye akakibona. Bikomeye Daniyeli wari waragize wabikumaze, izina ry'Imana rihabwe. Maze rero ndi gushima inshuti n'abavandimwe mw'abantu nk'uko yabivuze, nanjye nongeye kubisubiramo. Ndashimira ababyeyi benshi